Imyuka mibi hari n'abayita abadayimoni. Ni imyuka idakomoka ku Mana yibasira umuntu ikaba yamuteza ibintu bidasanzwe byo kwangiza ubuzima nko gusara, kugira inenge runaka mu buzima n'ibindi. Ibi bintu usanga abantu babitinya bakavuga ko bishobora kuva muri karande z'imiryango cyangwa umuntu bakabimuroga. None koko umukristo nawe byamufata? Abanyarwanda benshi bazi ibyitwa amahembe. Umukristo bayamwohereza akamufata. Tugiye kwibaza ibintu byinshi bitandukanye ku byerekeye imyuka mibi, aho bishobora gutera umukristo cyangwa se bikamufata niba koko bishoboka. Ndabasuje mwese muteze amatwi iki kiganiro. Nitwa Jean Bosco Niyonteze. Ninjye wateguye iki kiganiro ngo dusobanukirwe iyi ngingo ku buryo bwimbitse. Ntucikwe n'ijambo na rimwe. Buri gihe iyo abakristo basenga usanga bakunze kwirukana bene iyi myuka mibi ijarajara ku isi igamije kurimbura abantu. Iyi myuka uwo yafashe hari n'igihe imuvugiramo ikaba yamubuza kubaho nk'abandi bantu basanzwe, agahangayika. Si ibyo gusa, muri filime ziteye ubwoba gusa no mu buzima busanzwe hari abantu roho mbi zibasira zikabajujubya, igasaba amasengesho akomeye. Ariko si umukristo nawe byamufata? Reka dufate urugero rwa Bibiliya. Nusoma mu gitabo Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6:12, handitswe ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ibi rero bigaragaza ko na Bibiliya yemera ko roho mbi zishaka koreka roho z'abantu zibaho kandi zifite imbaraga zo kurwanya abantu. Kugira ngo dusobanukirwe niba umukristo yafatwa n'imyuka mibi, turabanza dusobanura umukristo uvugwa uwo ari we. Si wa muntu ujya mu rusengero buri cyumweru ubarowe nk'umukristo gusa. Umukristo tuvuga ni wa wundi wemeye ko ari umunyabyaha muri kamere ye, nk'uko bisobanurwa icyaha ni ukwakuyoborwa n'ubushake bw'Imana mu myumvire, mu mikorere no muri kamere zacu. Uyu nguyu bisobanukiwe rero akizera, uyu niwe ukizwa kandi agahora aharanira kwirinda ibyaha. Uyu muntu ubuzima bwe bwose yabushize mu biganza bya Kristo kandi n'imbuto ze ntawazitiranya. Kubera ko umukristo nk'uwo rero aba mu mwuka w'Imana, ntibishoboka ko abadayimoni bamujyamo ngo bamuturemo, nka kumwe tujya tuyibona hari abantu bafashwe n'abadayimoni bakabigarurira. Nushakisha umwuka wera ukawuha icyicaro mu mutima wawe, nta kabuza abadayimoni ntibazakubonamo ubuturo bwiza. Ibi ariko ntibikuraho intambara zisanzwe za kamere umukristo arwana umunsi ku wundi. Ikindi utagomba kwirengagiza ni uko abadayimoni bagira imbaraga, ariko nta munsi n'umwe zigeze zisumba iz'Imana na mwuka wera. Bityo gutinya abadayimoni uri umukristo ni ukwizera guke, kuko Imana ni inyembaraga kandi nitura muri wowe abadayimoni bazaguhunga. Ese abakristo bashobora gutwarwa n'abadayimoni? Tugomba kwibuka mbere ya byose ko ijambo ry'Imana ryo ryonyine ryizewe. Umuhanga mu bya teolojiya akaba n'umuhanga Dr. Cheryl Hodge yatanze umuburo ukwiye. Ni iki gituma abakristo bamwe basara cyane? Aho ubyumve neza, kuvuga ko umuntu yasaze bishobora kugira igisobanuro bitewe n'ibyo agiye gukurikizaho. Umva ko Elizabeth Evans Agana abivuga. Ni ryari uheruka guhura n'umuntu ufite kwizera cyane cyane umukristo wamubona mu bikorwa runaka ukaba ushobora kumwita umusazi? Agira ati, nahuye n'abakristo bakurikira Yesu ku rwego bahitamo kugurisha amazu yabo no gupakira ibintu byabo rimwe na rimwe kugira ngo basangire ibyiringiro by'ubuzima buzabaho. Ibyo bintu byo bakabifashisha abandi mu buvuzi, ibyo kurya ndetse n'ubucuti, kandi ngo barusheho no kwita ku bandi bacitse intege cyane cyane nk'abavunitse. Babikora bavuga bati, Imana yampamagaye ngo nerekane urukundo rwa Kristo. Nahuye n'abakristo bakurikira Yesu kugeza aho bafungura ibyumba mu rugo rwabo kugira ngo bakire abantu baturutse hirya no hino, kandi hari n'abategarugori barera abana cyangwa abanyeshuri bananiwe batishoboye, nubwo umuntu aba adafite uburyo bwo kwishyura amafaranga y'ubuntu no kubarera ku buryo bukomeye. Babikora bavuga bati, Imana yampaye urukundo ngo nerekane urukundo rwa Kristo. Nahuye n'abakristo bakurikira Yesu ku rwego basaba abana babo bato kugenda nta gikinisho cyifuzwa kuri Noheli, kugira ngo ahubwo amafaranga akoreshwe kugura ibikinisho, imyenda n'ibindi bikoresho byo mu miryango ituranye nabo yaba yaribasiwe n'ibyago bitandukanye harimo n'inkongi y'umuriro. Babikora bavuga bati, Imana yampamagaye ngo nerekane urukundo rwa Kristo. Nahuye kandi n'abakristo bakurikira Yesu ku buryo bahagarika ibyo bari barimo gukora byose iyo bamenye umwe mu bagize itorero ryabo wahuye n'ibyago cyangwa se watakaje umuntu mu muryango we. Bidatinze ibintu bitandukanye bigezwa mu rugo rw'abababaye mu gihe bashonje. Babikora bavuga bati, Imana yampamagaye ngo nerekane urukundo rwa Kristo. Mu gihe abandi ku isi bashobora kubafata nk'abantu y'ibicucu, guta umutungo cyangwa ibiragi gusa,
ariko mu by'ukuri ibyo abakristo bakora cyangwa se ibyo bashaka gukora byose babikorera mu rukundo kubera ubuzima n'ubuhamya bwa Yezu Kristo. Yohana mu rwandiko rwa mbere yanditse ibice 3:16 kugera ku 18 birasobanura neza ibi ngibi hano. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ariko se ufite ibintu byo mu isi ukareba mwene se akenye ukamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Nk'abayoboke ba Kristo imitima yacu yuzuye impuhwe kuko tuzi ko Imana yatugiriye impuhwe. Ntidushobora kuvuga ko gukundana ari ibiganiro by'umuntu bidafite agaciro ku ndangagaciro za Kristo. Nk'uko Kristo yadukunze akatwigisha gukunda, natwe tugomba gukundana. Uyu mupasiteri akomeza avuga ati, nishimiye kuba umunyamuryango w'umushumba w'itorero rivuga ku bucuruzi bw'ubusazi bwo gukundana ndetse n'umuntu wese uza mu miryango yacu. Ejo hashize twese twarundanyije umutungo hamwe tunategura ifunguro rya saa sita ku muryango uherutse kubura ababo. Izindi ngero zitabarika zishobora gutangwa. Gukunda abandi buri gihe ni umuhamagaro wacu. Dushobora gukunda, dushobora guhora dukunda, niyo kandi batwita abasize kubera ko twabikoze. Noneho ibi bituma na Yesu asara kandi twaba turi kumwe. Ariko munyemeye tuyihine ahangaha, ntekereza ko hari ikintu wungutse muri iki cyegeranyo. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri comment. Imiryango irafunguye. Jye wumva ndi Jean Bosco Niyonisi. Mugire amahoro.